Reka twongere dushimire Imana yongeye kudushoboza kugira ngo twige ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Igitabo cya Mariko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Aho muri iki cyumweru rero turi kurebera hamwe icyigisho kigira kiti imbere n'inyuma. Ingingo y'uyu munsi iragira iti imigenzo y'abantu n'amategeko y'Imana. Imigenzo y'abantu n'amategeko y'Imana niyo ngingo tugiye kwigira hano ku munsi wa none. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 7 umurongo wa 15. Haragira hati nta cyinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ikiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Reka nshuti mukundwa, mbere kugira ngo twige ingingo y'uyu munsi dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye kuri umuremyi wacu, tugushimye ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Reka Mwuka wawe wera azabane natwe, atwiyoborere mu cyigisho cy'uyu munsi. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka turebere hamwe isomo riboneka muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 1 tugeze uwa 13. Haragira hati umutwe w'amagambo uragira uti Yesu ahinyura inyigisho y'abafarisayo. Abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira aho ari, babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, bisobanura ngo zitajabitse mu mazi, kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe bakurikije imigenzo y'abasekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe n'abasekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abasekuruza bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Arabasubiza ati Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyaryamu, nk'uko byanditse ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure. Bansengera ubusa ko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Kandi ati musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu. Kuko Mose yavuze ati wubahe so na nyoko, kandi ati uzatuka se cyangwa nyina bamwice. Nyamara mwebwe muravuga muti umuntu nabwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha ni korubani, risobanura ngo ituro ry'Imana. Muba mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mukarihinduza ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayeho karande. Kandi hariho n'ibindi byinshi
mukora nk'ibyo. Nshuti mukundwa, aha tubona uburyo Kristo yacyahaga abigishwa be, abereka ko amategeko y'Imana bayarutisha imigenzo yabo, baziririza imigenzo yabo, bityo bikabatera kwirengagiza amategeko y'Imana. Nshuti mukundwa rero, natwe dukwiye kubaha Imana, kubaha amategeko y'Imana, tukayarutisha imigenzo. Aha rero, igihe Kristo yavuganaga n'abafarisayo, yakomeje abereka uburyo ki batakwiye kurutisha amategeko y'Imana imigenzo yabo, imigenzo babaga basigiwe n'abasekuruza. Nyamara iki gitekerezo cyangwa se aya masomo tumaze gusoma, ushobora kwibaza ku bana bize iri somo mu ishuri ryo ku isabato, bagataha babwira ba nyina ko batagomba gukaraba intoki mbere yo kurya kubera ko Yesu ariko yavuze. Nyamara iyo nkuru ntabwo ivuga ibijyanye n'isuku. Mu gihe cya Yesu, abantu benshi bo muri icyo gihugu bari bitaye cyane kuziririza umuhango basigiwe n'abasekuruza wo gukaraba intoki mu buryo bwo kwiyeza. Muri iki gihe cyo hagati y'ibiragano byombi, isezerano rishya ndetse n'isezerano rya kera, igitekerezo cyo gukaraba intoki kugira ngo umuntu abe atunganye cyageraga no ku bantu bagiseseka, ndetse nubwo aya mabwiriza ku ikubitiro yari yarahawe abatambyi bo mu isezerano rya kera bonyine. Niyo mpamvu yatumye abayobozi b'idini binubira ibyakozwe n'abigishwa ba Yesu. Abigishwa ba Yesu ntabwo barubahirije aya mategeko cyangwa se aya mabwiriza yabasabaga kubanza kujabika intoki mbere yo kugira ngo bafate amafunguro. Nyamara Yesu ntiyahise abasubiza icyo kibazo yabajijwe, ahubwo yarengeye abigishwa be mu buryo bubiri. Bwa mbere, yifashishije amagambo yo muri Yesaya akebura ishyanga ryubahisha Imana iminwa gusa, ariko imitima yaho iri kure. Iryo somo ryo muri Yesaya rikomeza riciraho iteka abashyira imbere imigenzo yashyizweho n'abantu bakayirutisha amategeko y'Imana. Nyamara Kristo yakomeje gukebura abigishwa, abereka yuko batakwiye gushyira imigenzo imbere ndetse ngo bakayarutisha amategeko y'Imana. Kuri uyu mugabane wa kabiri rero w'igisubizo cya Yesu, yifashishije amagambo y'umuhanuzi Yesaya. Umwami Yesu yavuze ku itegeko ry'Imana ryo kubaha ababyeyi, ni ukuvuga kubitaho mu gihe cy'izabukuru, aho bihabanye n'umugenzo w'idini uvuga ko umuntu ashobora kugira icyo aha Imana, impano cyangwa se kurubani, cyangwa akaba yagikoresha ubwe, ariko akanga kugifashisha ababyeyi be bageze mu zabukuru bagikeneye. Umuntu ashobora kwibaza ukuntu ushobora kubwira umubyeyi we ati, data, icyo nari kugufashisha ni ituro ryagenewe Imana, ntaritanze mu rusengero. Uburyo nk'ubwo nibwo Yesu yagaragaje ko budakwiye kwihanganirwa.
bashize imigenzo y'abantu imbere, bayirutisha iby'ijambo ry'Imana rivuga, kandi ukoze ibyo aba akoze icyaha. Nshuti mukundwa, dukwiye kwirinda kurutisha imigenzo itegeko ry'Imana, kuko iyo turutishije imigenzo itegeko ry'Imana tuba dukoze icyaha. Rero mukundwa, none se ni igisubizo ku kibazo cyabajijwe n'abafarisayo cyabaye ikihe? Igisubizo ku kibazo cyabajijwe abafarisayo cyabaye ikihe? Igisubizo Yesu yatanze kigaragaza yuko atabonaga impamvu bakomeza gutsimbarara ku gusukura intoki bavuga ko ibihuje n'ubushake bw'Imana, ahubwo yashyigikiye mu buryo bweruye ko amategeko y'Imana adasimbuzwa imigenzo yashyizweho n'abantu. Imigenzo yo kujabika intoki ni imigenzo yari yashyizweho n'abantu. Kristo rero ntabwo yifuza ko abantu bakwiye gukomeza imigenzo bakayirutisha amategeko y'Imana. Imigenzo y'abantu ntikwiye kurutishwa amategeko y'Imana habe na gato. Nshuti mukundwa, nanjye naho kwisuzuma kugira ngo turebe ko natwe niba nta migenzo dufite tuba twubahiriza, kandi iyo migenzo ikatubuza gukurikiza amategeko y'Imana. Reka nshuti mukundwa, amategeko y'Imana abe ihame ry'ukuri rigenga imibereho yacu, bityo rero tukirinda kurutisha amategeko y'Imana imigenzo iba yarashyizweho n'abantu, ahubwo tujye duca bugufi dusenga Imana aba ari igitwereka ibyo gukora n'ibyo tukwiye kubahiriza. Imigenzo rero ni imigenzo yashyizweho n'abantu, ntikwiye kurutishwa amategeko y'Imana habe na gato. Reka rero dusabe Umwuka w'Imana kugira ngo abashe kudusobanurira neza iby'imigenzo yagishyirwaho n'abantu, bityo twe kurutisha imigenzo yashyizweho n'abantu amategeko y'Imana. Icyo nicyo ngusabiye, nanjye nisabira muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wongeye kubana natwe, tugushimiye Data ko wongeye gutuma twiga iki cyigisho neza. Turakwinginze rero kugira ngo urusheho kudusobanurira imibereho yacu, tubashe gusobanukirwa n'imigenzo twaba twubahiriza yatuma tudasobanukirwa n'amategeko yawe, cyangwa se twaba twayirutisha amategeko yawe. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe, utuyobore muri byose, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena.